Isumizi. Ayo Avi. Navuye iwacu mu cyaro ngana hano i Kigali, ngiye gushaka amafaranga Imana irayampa, maze mu kuyabona imibare mbana mike, nabona amajipo magufi ubwenge nkumva ndabutaye, inshuti zanjye zinyoshya kujya mu kabari, nahereye ku Kinamba aho bita kwa Pokebari, nabona amajipo n'amabuno nkumva ubwenge burayobye. Bwakeye kabiri inshuti zirakomeza, zinganiriza ibigendanye n'ukurya amafaranga, bukeye kabiri mbangeze ku Gisimenti, ngera ku Gisimenti mbonaho ni paradizo, indayo zarazaga zikanyongorera mu gutwi, zikambwira ko zinkunda si ugukora mikofi. Nazamuraga bitanu sinibuke kugaruza, kubera ko nabonaga bashobora kunseka, twaratahanaga tukigerera mu burere, bugacya mu gitondo nkasanga utuntu twose banyibye. Burya koko mbabwire n'amafaranga adashira, nari mfite ibiceri sinumvaga ko bizashira, iyo namaraga kurya numvaga nta muntu ushonje. Nyuma yo gushirirwa inshuti zanshizeho, nsigara ndinjye nyine nicira isazi mu jisho, inzu nyimukamo rwose mpita njya mu muferege, utwo mbonye twose n'ubundi nkatunywera icyuma. Nyuma naje kubona akazi ndongera ndakora, udufaranga ndatubona biranga biba kwa kundi, mpura n'abakobwa bambwira yuko tuzabana. Mama nawe mu cyaro yirirwa amamagara, aca hirya no hino ngo papa yamutumye, ngo bakeneye umukazana ndetse n'umwuzukuru, kandi abakobwa njye mbona nta muntu twabana. Eka ntegereze wenda uwanjye avuke, hari igihe wazaza afite imico myiza, ese ninzana umugore tukajya turara turwana, ese ibyo ngibyo nibyo bizaguhesha agaciro? Ihangane. Abasore b'i Kigali byaratuyobeye, bapfa kwishoreraho nta by'agakingirizo, kandi n'ukuri birwara hano hanze bimeze nabi, ibinini by'imitezi byabaye icyayi cya mu gitondo. Cyanze butwana duto twagushisha amabere, ukibaza uti mu by'ukuri abagore bazava he, genda bireba rwose nkumva agahinda karanyishe. Ihane zibukira, iga imico myiza, iga gusenga, senga, senga, senga. Ababyeyi bo mu cyaro rwose mudusengere, kuko ibyaha no mu mujyi byaratuyobeye, ejo cyangwa ejo bundi ushobora kubona ngarutse, tujya gusura mu cyaro twatiriye imodoka, abatubonye bati dore karafashwe, kandi nyiri imodoka nawe arimo guhamagara, atese ugeze he cyangwa imodoka yanjye wayishe. Basore bo mu mujyi mureke twige
ibanga kuko ejo hazaza nta n'umwe uhamenya. Ushobora kurwara ukabura ukuvuza. Abasore b'i Kigali tubayeho twiyemera, ubu nkoresha agatushi ngatwerera y'ifone iyo. Urajya mu kabari uti buri wese niba muhe, ariko nawe ugushimiye ugiye bakwita ikimara. Cacana we cokanamo. Icyo narinje gukora ni ukubagira inama. Abasore mwa nshuti zanjye mushatse mwamenye ubwenge. Urareba umukobwa ukarara mu kasho, munsi y'umukandara nta cyubahiro kihaba. Inama nabagira muzirika izo nini zanyu.